murakaza neza kuri Nova Star Guest House. Bakare shaka icyumba sinzi ya muri kumenya. Okay. Aza nkajya kubereka. Ndago mbagichina kiranje wala Hana iroje kabisa ni byaka kabisa. Baby, uri hehe ko nageze? Muri gatanu. Sawa reka musange. Neza. Yes. Baby na nini kumbe maze. Yes. Uno month. No watch. Yes. Kumana yanjye n'uyu mugabo yagiye ko mana mapanzi ninye washatse naho abandi bacumbikiye abagabo ubuse nk'uyu munsi katakoze nkawe uwo munsi aba yakatuboneye n'abana mwagiye muri siporo se umuntu ajya muri siporo saa moya za mu gitondo akageza saa 9 za nimugoroba katanywa inzoga ngo abagiye mu kabari aba yagiye ngomba guhamagara cundi bona kangira inama niyo mfitiye naho ubonye ibintu byabizunga ngomeje kumumerera ikirakuru nazashiduka amazi yaranenze inkombe ntakina kugarura semana mbaye mukekera ubusa kuko ajya kwiteranya n'inshuti yanjye cundi buno kari bumbona imboga mu menyo n'imubwira ko bizunga zigenyeka kancinyuma ariko aranyumva inshuti nicyo zibereyeho ubundi inshuti niyo ubitse ibanga ntirime cundi ubabara n'unyumve nabi ndaremerewe bizungarana ntacyo mba nakoze ariko yarahinze cyane cundi bureka nguhamagara kuko nta wundi mfite wo kubwira sinapfa kubibwira famiye aka kanya umbabarire nyitabe cundi umbabarire nyitabe
uyu mugabo agiye kunsaza uyu mugabo aho bigeze agiye kunsaza ariko se mama icundi wanyitabye we wanyitabye cunda bite byiza umeze ute meze neza ubwo se ntibangaje uzi ibizunga usa amaze iminsi 3 atarara mu rugo ambwira ko aba yaraye ku kazi nabyihanganira kandi urabizi ibizunga ibyo bintu ntabwo mbimuziho ariko maze iminsi mbyihanganira asuka ngo uzi ko uramuga bashobora kuba guca inyuma shari icyo ndi gukeka umva cundiho mfasha ikintu nshaka kumfasha n'ubundi bizunga urabizi ko atagukunda urumva nk'inshuti yanjye ariko ibi bimfashemo nshaka kumfasha nkamenya indayi biri kumwe na bizunga maze tukayirahira iyo twimikaho njyewe ibyo bintu birambabaje ni ukuri reka nkubwire sibyo ejo njye umva tuzamwereke ko tutiganyije cundi bu nicyo ngukundi nanjye nkuhombye mu buzima naba mpombye inshuti kabisa umva mbwira nituyifata tuzayikorera iki byibuze urampumurije nubwo akumbuza ariko uri inshuti mbwira ukanyumva urumva shaka umva icyamubwira ko bagufite babyumva ntiyabyemera baya ahubwo reka ntegereze ndebe igiharaze ndamusomera idu ndamusomera mufashe gushakisha uwo muntu kuko nta kababaro pe ni ukuri kw'Imana uwo muntu atazanagusenyera urugo ntabwo byanshimira sawa urakoze cunda urakoze basi rusanzure sawa kiba kikundi kiba kimaze cyavuye kuri topu kiba kimamagara kinshaka chérie nishimye n'umusoro wanjye ntaho cyangwa ndamu cyangwa ibyo ukiburira byuzuye nyirebere muri byishimo si byose nyine desamire nyine n'ubuse niba wumva hari ayandi ushaka kubona yambwira ko afite ibibazo byinshi ariko ntabwo nshaka kugora sheri sheri ngaho rero taha burije sibyo kiriya kigore cyawe kitakuzengereza nawe nusanga cyabaye nk'intare yica ugende wisindishije n'ikigutuko cyihorera sebu ntikanga mwashubashore nyoko ndabirambiwe nawe gendera tutaza kumwitana sibyo
kigabo buriya kandi kiba kizi ngo ndagikunda ntigifite umugore wacyo se nacyo kiba cyaje kije kwivikira reka nihamagare n'umunyishyuza inzu aza mfike nawe anyishyura amfika anyishyura nta mugabo w'ubusa nkeneye anisoni birabizi ngo mfite urukundo biraza nabyo bikanjyaho umunyenga bigasanga abagore babyo murayama kanyihamagara uru rugabo narwo nimero yarwo ndabona iri kwikuraho ariko umukanya iraza gucamo reka ndwihorere mbe niryambiyeho akanya gatoya ego rugabo umugore warwo ararwica rwasize bogisa yemana gwe ararwica we reka nze duhamagara ubuse rwageze yara reka nze duhamagare cyane reka nze duhamagare nza kukwicira umugore cyangwa reka rwohereze message ararwitana noneho nimero yarwo itari gucamo reka ndwihorere ndarwohereza message ukuntu ruba rwambaye na bogisa nziza umugore warwo aba yamwitayeho yari rutegure none rurayisize ararwica ni akazi karwo reka nze ndwohereze message ariko bizunga nawe ameze nk'ikizungu yose umuntu w'umugabo agenda atambaye bogisata yirukaswaga n'iki kanyohereze message bizunga wataye bogisa yawe ndahaze ubundi se ko muri kawe tubisangire kaza ntabirye abariye muri izo ndayaza kana namurura vuga tena nawe wese ko natetse yobebe kompita bobi seko suhuza ngitaro gayisenge ntabwo afitero bibazo bya mubireba nirewe gutyo nasubona twiriwe dute uwo bagore bose mu mudugudu urabazengurutse urabarangije uje kundeba ngiye mapanzi wari cyo kora reka nkubwire bizu maze kumenya bw'iyo zawe zose wirirwa minsi ujura si 40 wowe nzagufata ngo n'ubucucu ufite n'umurenge ukwishe reka nkavunika nkamuhahira ibintu nkorera umutima undisha umunsi umwe nzagufata ubona ninde muntu ufite amabona angana gutyo uri mu gihugu wayashasuka yageze niba ari wowe wayanteyeho iryo toto ufite wakijije wari uzi umuntu uribonana coco gusa ivugira naho sinamenyete bigusaba nzakwemeza uzabonaho mbere amafaranga genda nyine buri gihe se nutaha unaniwe ibyo ndabimenyera uzahindure trip mana uyu mutwe na action nizigere ubu asize telefone mana yanjye usendabwirirwa n'iki password yayo password mwaka yavukiyeho asa n'umugabo uhinduranya password buri munsi ko mbere atabigenzaga gutya umwaka navukiyeho wapi itariki mama we yavukiyeho niwe muntu akunda ku isi kurusha abandi bose ngiye kukwiga bizu aho wahereye uburahemye ndabizi ubutangiye no kugona ndaje kwemeza ngiye mapanza aho mbere iyi mesaje ngo asize bogisa mashobora byose we kandi igihugu kizabye ry'umuriro ngasize bogisa usize bogisa kuri nova ese nimero yanditseho mayibobo se ni reka mbereke reka ino nimero nishyire muri telefone yanjye ndebe niba ni yanjye cyangwa se kanishyire muri telefone yanjye nzayihamagare nyineke ntange nzi ubwenge mapana ngo yasize bogisa ariko mapanzi nawe ngo asize bogisa kanzane telefone mama ushobora byose ngo asize bogisa mama ushobora byose
mana ndindira umutima mana mfasha sinsare 'iki kigabo nacyo cyatinze cyabizunga reka nze niyambarire nigendere ndabona ntazi rwose ngenzo kiraje shari injira shari biki Kumbe